nk'uko umubiri wacu tuwugaburira niko dukeneye kugaburira umuntu wacu w'umwuka ari wo w'imbere kugira ngo akure akomere yirinde. Tubahaye ikaze mu biganiro by'umugati w'ubugingo aho dusangira namwe ijambo ry'Imana. Haleluya, Yesu ashimwe. Bahaye ikaze kuri aya meza y'umugati w'ubugingo. Uyu munsi turakomeza kwiga ijambo ry'Imana kuko aha niho dusangirira umukati w'ubugingo kugira ngo tubashe kugaburira wacu w'umwuka, umuntu w'imbere. Uyu munsi turakomeza kwiga inyigisho y'amazina 7 umwami wacu Yesu Kristo yiyise, dusanga mu gitabo cya Yohana kuva ku bice 6 kugeza kuri 15. Ayo mazina tuzayigira mu gitabo cya Yohana. Haleluya. Uyu munsi turiga izina aho yivuze ngo ni jye nzira, ukuri n'ubugingo. Ni amagambo 3 akubiye hamwe ariko afite ibisobanuro bitandukanye. Turasoma Yohana 14:6. Yesu aramubwira ati ni jye nzira, ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Haleluya, Yesu ashimwe. Yesu aravuga ngo ni jye nzira. Mu bisanzwe inzira tuzi yuko umuntu ayifata ari uko agiye kugana ahantu runaka. Yesu rero yavuze ko ari we nzira itugeza kwa data. Ni ukuvuga ngo iyo umuhisemo ukamuhitamwo niwe ukugeza kwa data wenyine, nta yindi nzira yigeze kubaho, nta n'indi izabaho. Ushobora kubona amayira menshi, ushobora kuba waranayumvise, ariko akenshi sindumva umuntu n'umwe akubwira ngo iyi nzira niyo ikugeza ku Mana keretse Yesu Kristo wenyine. Ubwo bisobanura ko abantu bamwizeye bakamukurikira nibo bazagera kwa data. Mu bisanzwe iyo tuvutse tuvuka dusa n'abatangiye urugendo. Mwami Yesu yaravuze ngo niwe Alpha na Omega. Ni ukuvuga ngo iyo utangiye utangira ufite ahantu utangiriye ukagira naho uhereza. Birababaje iyo utangiye umurimo ariko ntugire ngo iherezo ryawe rizaba irihe cyangwa ibihembo ni ibihe. Yesu rero yavuze ngo ni jyewe nzira, ukuri n'ubugingo. Inzira kubera iki ari we Yesu? Nuko iyo umuhisemwo niwe akugeza ahantu hakwiriye. Ngo kuko Imana yakunze abari mu isi bose itanga umwana we w'ikinege Yesu Kristo kugira ngo umwizeye wese adapfa rubi ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Ariko ubugingo bwacu siko bwose bugira ahantu burangirira hamwe. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo ni jyewe nzira ibageza kwa data. Abamuhisemo rero bonyine nibo bazagera kwa data. Nagira ngo mubaze mwene data, ese urugendo watangiye uzi aho ruzarangirira? Abantu benshi bagira ukwizera ariko ntibagira ugushikama cyangwa se igisubizo gihagije kibabwira aho iherezo rizabera. Rero ukwiriye kwibaza ngo ese kwizera mfite kuranyemeza ko nzagera kwa data mu ijuru? Kuko Yesu yaravuze ngo abamwizeye bose niho bazarangiriza. Hari inzira nyinshi ariko ntabwo zose tugeze mu ijuru. Hari inzira n'amayira. Amen. Twakwereka abantu inzira ariko biba byiza ko tubereka ko amaherezo azaba yahe. Yesu ashimwe cyane. Yesu rero yavuze ngo mu rugo kwa data harimo amazu menshi, kitwemeza ko hari ahantu duteguriwe. Nuko yongeye kubivuga ku murongo wa 2 kuri icyo gice cya 14 ngo harimo amazu menshi. Ayo mazu rero n'abamwizeye bazayabamwo. Mbwiye abadahari mba mbibabwiye, ariko ngo yagiye kuyadutegurira. Uyu munsi ndasababwira ngo uhitemo inzira nyakuri, kuko iyo umuntu agiye mu nzira agafata inzira agasanga yisanze hatarakwiriye kujya birababaje. Biriye kumenya ukuri, ariko kuri Yesu Kristo aravuze ngo nigiye kuri kubera ko we arafite iherezo yatubwiye tuzabamwo. Nta rindi rero ni ijuru. Uyu munsi ukwiriye guhindukira mu kuri ugahagarara muri iyo nzira ikazakugeza kwa data. Kuko iyo umuntu apfuye dukoze mu buryo butatu: umubiri urapfa ariko ubugingo bugakomeza kubaho. Ariko nubwo bubaho siko bwose buba ahantu heza. Birakwiriye rero kuzaba mu bantu bafite ubugingo bazakomeza kuba mu ijuru bakabana n'Imana. Rero ukuri niko Yesu Kristo, kuko nta kundi kuri wabona kukubwira ngo nzakugeza mu ijuru. Nta handi rero dukura gushikama kuko twahisemo ukuri. Niyo mpamvu yavuze ngo nimumpitemo jyewe ukuri, ko Yesu niwe mwuka w'ukuri. Yohana 14:17 aravuga ngo niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Ni ukuvuga ngo niwe kuri twahawe wenyine, niwe kuri dufite tugomba guhitamo. Yakobo 1:18 yatubwira ngo yatubyarije ijambo ry'ukuri
nk'uko yabigambiriye kugira ngo tube nk'umuganura w'ibiremwa byayo. Ni ukuvuga ngo ukuri kw'Imana ko kwaremye ibintu byose twarabyize, tumenya yuko Imana ari ndiho kandi ndiho ari Yesu Kristo. Yarabivuze muri Yohana 8:58 avuga ati nige ndiho. Rero niko kuri konyine kwabonetse. Ushobora kubona ibintu byinshi bikuyobya ukumva byinshi, ariko ujye wibaza uti nubwo numvise byinshi byiza kandi bisa n'ibisobanutse wenda kuruta ibyo bya Yesu bambwiye, ariko ujye wibaza uti ese ibi by'ukuri numva kundi ibi ngibi amaherezo yabyo na ayahe? Numara kumenya azakugeza mu ijuru uzaba wamenye ukuri nyako. Ukuri nyako ni ukuvuga ngo kugomba kugira iherezo. Haleluya. Iyo uteze imodoka, inzira yose y'urugendo wafata iyo ari yo yose itakubwiye aho ikuganisha birababaje, cyangwa se wanagerayo ukabona si ukuri uricuza. Bigusaba guhindukirira muri iyo nzira y'ukuri, nubwo yaba itabagaye uko yaba iteye kose, ariko icyangombwa ni uko yakugeza ahantu ugomba kugenda. Niko kuri rero niyo nzira abamwizeye bose yabahaye kugera kuri Data. Kandi si icyo gusa, nitumara kwemera ukuri tuzahabwa n'ubugingo, kuko muri Yohana 3:16 turavuga ngo kugira ngo bazahabwe ubugingo buhoraho. Haleluya. Ubugingo rero turabuhabwa iyo twahisemo inzira tukamenya n'ukuri, tuhabwa n'ubugingo. Inzira siko rero zose ziba ziri mu kuri, tugomba kuguma muri uko kuri kw'Imana, kuko iyo udafashe inzira y'ukuri, iyo ngiyo ishobora kukuyobya ikakujyana aho utashaka kujya. Nubwo wafashe imodoka, ariko icyangombwa si imodoka wafashe cyangwa se aho wagiye unyura mu nzira, icyangombwa no kugaruka ku kuri, ariko jambo ry'Imana ari we Yesu Kristo, noneho ugahabwa ubugingo ukazagera kwa Data. Yesu rero niwe nzira, ukuri n'ubugingo, niyo tugomba guhagararamwo kandi niyo tugomba kuguma twumva kugira ngo ubugingo bwacu tugume tubufite, tuzabashe kubana nawe mu ijuru. Yesu aguhe umugisha kubwo kumuhitamwo uyu munsi. Ushobora kuba utarigeze kumuhitamo cyangwa se kumumenya, ariko uyu munsi umenye ko Yesu Kristo niwe nzira, ukuri n'ubugingo. N'ubugingo kubera iki? Kubera ko iyo tumufite tuba dufite Imana muri twe. Iyo tumufite umwuka wacu, kuko uba waramenye Imana, tugomba kuzabana n'Imana. Nubwo umubiri warwara, nubwo umubiri wapfa tukawusiga mu butaka, ariko ubugingo bwacu bukomeza kubaho. Ariko byose bivana n'uburyo watangiranye urugendo. Abantu baravuka ariko siko bose barangiriza hamwe. Rero birakwiriye yuko tugomba gufata inzira tugahitamo tukiri bazima, ariko iyo nzira ituganisha ku Mana. Ngira ngo mbaze urimo kunyumva, ese inzira wahisemo ni y'ukuri? Ese inzira urimo iguha ubugingo? Ese inzira urimo irakwemeza ko uzagera ahantu heza? Nko gukora umurimo, tekereza uratangira ishuri ariko bakakubwira ngo nta diplome uzabona. Rero icyiza ni uko umuntu akubwira ngo dutangiranye aha tuzarangiriza hano. Nagira ngo nkubwire, ese ibyo wumvise wahisemo ni iby'ukuri? Ese ibyo wahisemo birakubwira iherezo ryawe? Iherezo ryawe rero ni irihe? Cyo kibazo nshaka kubaza umuntu arimo kunyumva. Ese uzajya mu ijuru? Ese uri mu bantu bahisemo iyo nzira y'ukuri? Ese ufite ubwo bugingo? Ngo kuko Imana yakunze abari mu isi bose itanga umwana we w'ikinege, kugira ngo umwizera we azagira ubugingo, kandi ubwo bugingo buzabana na nyirabwo ariyo Mana. Ndakwifuriza rero guhitamo inzira nziza, uko yaba iri kose, uko yaba iruhije kose, ariko niyo y'ukuri. Ntakize iyo wamenye ukuri uraguharanira, iyo wamenye ukuri ukubamwo, byanga byakunda kukakurusha, ariko nanone hari igihe koroha kubera ko ari ukuri. Ukuri rero kuratsinda. Niyo mpamvu Yesu Kristo yavuze ngo niwe kuri kandi niwe nzira, ikirenzeho rero byose ikaduha ubugingo kandi tukazabana mu ijuru. Nagira ngo dusenge kugira ngo ube mu nzira nyakuri. Birashoboka kuba waragiye mu nzira itariyo, birashoboka kuba warayobye, ariko uyu munsi nagira ngo uhindukirire muri iyo nzira yo kuri. Imbaraga zose byagusaba, umwanya byagusaba, nagira ngo urebe iyo nzira kuko iracyahari, iracyafunguye ku muntu wese ubishaka. Nubwo yabigoye gucamo, ariko niyo y'ukuri. Haleluya. Iyo wamenye ngo iyi nzira niyo igomba kungeza hariya, ni iyo ngiyo nyine ugomba gufata. Kandi inzira yarigeze ziba nyinshi, ariko icyangombwa ni uko aba ari iyo. Ushobora gutinda ukanyura ahandi ukazenguruka nk'uko Abisirayeli babigenzaga, ariko baganaga i Kanani. Icyangombwa ni uko ibyo ari byo byose wayihisemo. Hari n'abantu twitinza, ariko iyo twamenye ukuri tukagira n'ubugingo, iyo nzira itugeza kwa Data. Nagira ngo rero ngusengere, dusengere hamwe tubwira Imana ko twayihisemo ko ariyo nzira, ukuri n'ubugingo, kandi bitarangiriye aho. Hari amazu menshi adutegereje mu ijuru. Yesu niyo nzira yonyine itugeza kwa Data. Nta yindi nzira uzabona, nta n'indi uzumva. Izindi uzumva zose zaba ari ibishukano, kuko twamenye ko Yesu Kristo ari we Mana, Mwana na Mwuka Wera. Rero nta wundi rero wabasha kwizera ujye uvuga uti ese urangeza mu ijuru wewe?
Yesu rero niwe wenyine utugeza mu ijuru. Nagira ngo tumuhitemo uyu munsi nanone, tumwemerere kugira ngo atuyobore, tumenye mu ukuri kwayo, hanyuma tugire ubugingo. Mwami Yesu, ndagushimira ko ari wowe nzira, ukuri n'ubugingo. Abakwiringiye bose niwe bakojeje n'isoni. Uyu munsi ndasenze kugira ngo wowe nzira, ukuri n'ubugingo, wongere kandi utwiyereke. Dushobora kuba twarafashe inzira zitari zo, hari inzira ariko hari inzira imwe. Ndagushimira ko izo zindi zose zitatuganisha mu ijuru, ariko wowe wabonetse nk'inzira imwe kuva kera, n'ubu uracyari ya nzira kandi uzahora uriyo. Tukiri bazima, reka utubere Alpha na Omega. Ndasabye ngo umuntu utigeze kukumenya, utigeze kukugira nk'itangiriro ry'urugendo rwe, akaba yaragiye mu nzira, umunsi akaba afite urujijo rwo kwibaza ngo nzarangiriza he, uyu munsi bisohoye mu matwi ye, reka akwizere, reka kugarukeho, reka nawe umwiyereke nk'ukuri kugira ngo abashe gushikama muri urwo rugendo, kugira ngo ubugingo bwe kizwe, kugira ngo azakubone, azabane nawe. Ayo mazu urimo urategura Mana, azagira abantu bayabamwo. Mana, nanjye ntuzansige, nongeye kuguhitamo nk'inzira, ukuri n'ubugingo. Urakoze Yesu. Reka nsengere umuntu ashobora kuba yumvise aya magambo bwa mbere, cyangwa se ashobora kuba yarayobye mu yindi nzira, kugira ngo agaruke mu nzira y'Imana. Usubiremo aya magambo, uvuge ngo Mwami Yesu, ndakwakiriye nk'inzira, ukuri n'ubugingo. Reka unyobore buri munsi muri iyo nzira yawe. Ibyo nzahuriramo byose uzampa imbaraga zo kubinesha. Ninanirwa mu rugendo uzankomeze. Nisonza uzangaburire. Uzanyereke nk'ukuri. Umunsi ku wundi, intambwe yose ntera uzankomeze. Ndakwemeye. Uri ukuri, uri ndiho. Ntabwo uzareka umuntu wese yaguhisemo. None nanjye ndaje, unyakire, ungirire neza, kugira ngo tuzabane muri ayo mazu wagiye gutegura. Nanjye yanjye uyintegurire Mwami, kuko nguhisemo, ntabwo uzanyirengagiza. Urakoze mukunzi mwiza, izina ryawe ryubahwe ubu n'iteka ryose. Amen. Imana iguhe umugisha. Uyu munsi uhisemo ukuri, uhisemo iherezo ryiza. Imana iguhe umugisha cyane. Nawe ndagushimiye, wari umaze igihe urushe muri urwo rugendo, unyotewe. Uyu munsi nyirinzira agukomeze, agusubize intege mu bugingo. Imana ibahe umugisha cyane, naho ubutaha. Amen.